sinshobora gutekereza kuramya Imana ariko kandi sinshobore kugira icyo nyiha, kandi sinshobora no gutekereza guha Imana icya cumi ngo nibagirwe ko ngomba kugitanga gishyitse. Inshuti yanjye, wumve iby'intumwa Pawulo avuga mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto ibice 9 umurongo wa 6, ariho havuga ngo ariko ndavuga ibi ngo ubiba bike azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Ikaze mu kiganiro Nkoraho Mwami, cy'inyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezweho na Dr. Charles Stanley. Ingingo y'ingenzi ya Bibiliya y'ibyerekeranye no kubiba no gusarura itanga umucyo uyu munsi ku bijyanye n'umugambi w'Imana mu gutanga, nk'uko Dr. Charles Stanley abitwigisha. Nk'uko tuza kubyiga uyu munsi, Imana ntikora ibintu ihubutse, nta nubwo ireka uwizera abitekerezaho, ahubwo iduha umugambi wayo ku byo ishaka ko dukora byose, kandi uko ni ukuri no ku bijyanye no gutanga. Uyu munsi turiga umugambi w'Imana uwo ari wo n'ukuntu dushobora kuwugeraho mu buzima bwacu. Ku bw'ibyo, mu mugambi w'Imana mu gutanga, niwumve uko Dr. Charles Stanley avuga. Ubusanzwe ubuzima bwa Yesu bwarangwaga no gutanga. Ku bw'ibyo, utekereje ku buzima bwe igihe yamaze ku isi, buri gihe yatangaga ikintu. Yatangaga umugati ku bantu bashonje, yahumuraga abahumye, yakundaga abana cyane, agatera intege abagowe, agatanga ukuri ku bantu bashaka kukumenya, kuko ari we nzira ndetse n'ukuri n'ubugingo. Kandi ku nshuro ya nyuma yatanze ubugingo bwe ku bw'ibyaha byawe nanjye, kugira ngo tubone agakiza. Pawulo mu rwandiko yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo wa 29 yaravuze ati, kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Haravuga ngo wowe nanjye yadutoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Kandi ku bw'ibyo, niba ngomba gushushanywa n'ishusho ya Kristo, ikintu kimwe gikwiriye kuboneka mu buzima bw'abizera nyakuri nuko wowe nanjye dukwiriye kuba dusanzwe turi abantu batanga. Imana rero ntabwo ikora ibintu ihubutse, nta nubwo itureka ngo tubitekerezeho twenyine, ahubwo igihe cyose iduha umugambi wayo ku byo ishaka ko dukora byose. Niwumva neza ubu butumwa bwiza kandi ugafata iyi mirongo 2 y'ibyanditswe byera ukayishyira mu bikorwa mu buzima bwawe bwa buri gihe, ubutunzi bwawe buzahinduka mu gihe kizaza. Imana izakora ikintu mu buzima bwawe kizagushimisha. Turebe mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 16 umurongo wa 1 turageza ku wa 4. Avuga ngo ibyerekeye ku byo gusonzoranyiriza abera impiya, nk'uko nategetse amatorero y'i Galatiya, aba ariko namwe mukora. Ku wa mbere w'iminsi 7 hose umuntu wese muri mwe abikiwe ibimushobokera nk'uko atunze, kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho impiya zisonzoranywa. Kandi ubwo nzasohora abo muzashima nzabatuma mbahaye inzandiko, kugira ngo aba ari bo bazajyana iby'ubuntu bwanjye i Yerusalemu. Kandi niba nanjye nzaba nkwiriye kugenda, tuzajyana. Ubuzirikana kuri uyu murongo wa 2 haravuga ngo ku wa mbere w'iminsi 7 hose umuntu wese muri mwe abikiwe ibimushobokera nk'uko atunze, kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho impiya zizisonzoranywa. Muri uyu murongo w'ibyanditswe byera niho dusanga intambwe ya mbere y'ingenzi yo kuba umunyakigega mwiza w'amafaranga yanyu n'umurinzi mwiza w'ibintu Imana yaguhaye. Ikintu cya mbere Pawulo avuga muri uyu murongo nuko umugambi w'Imana mu gutanga usaba kugira intego yihariye. Igihe uzirikanye ko avuga ku itorero mu buryo bw'umwihariko mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 16 umurongo wa 1, haravuga ngo ibyerekeye ku byo gusonzoranyiriza
abera impiya nk'uko nategetse amatorero y'i Galatiya, aba ariko namwe mubikora. Ku bw'ibyo usubiye ku murongo wa 3, Pawulo avuga neza ibijyanye no kujyana impano zatanzwe i Yerusalemu. Muri Yerusalemu habaye ibihe bikomeye ku bijyanye n'ubutunzi kuko hari harateye inzara. Ikindi ni uko hari harabaye ibibazo kubera gukura kw'itorero. Abakristo benshi batakaje imirimo yabo kubera gutotezwa. Hari abantu 100,000 muri Yerusalemu, mu nkengero za Yerusalemu igihe cyo gucungurwa. Ku bw'ibyo abakristo b'i Yerusalemu bari bakeneye izo mfashanyo. Intego ya mbere kandi y'ingenzi mu gutanga ni ugufasha umubiri wa Kristo mu bikenewe, kandi ibi nibyo Pawulo yarimo avuga. Umubiri wa Kristo ni itorero rya Kristo. Si ugukora ibyo Pawulo yarimo avuga ku bijyanye no gufasha ababikeneye gusa, ahubwo yabwiye abakristo b'i Tesalonike mu rwandiko rwe rwa 2 yandikiye abatesalonike ibice 3 umurongo wa 10 ati, kuko icyo ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Ni ukuvuga ko nta mwanya w'abanebwe uhari mu bagize umubiri wa Kristo. Igihe abantu babikeneye, ni inshingano y'abagize umubiri wa Kristo gufasha ababikeneye. Intego ya mbere mu gutanga ni ugufasha abantu bo mu itorero mu byo bakeneye. Hari indi ntego ya kabiri yo gutanga, ariyo gushyigikira abigisha ijambo ry'Imana n'abandi bose bitangira umurimo w'Imana bamamaza ubutumwa bwiza. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4 umurongo wa 15, Pawulo abivuga neza ngo, kandi mw'Abafilipi mwe, namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bugitangira kubwirizwa, ubwo navaga i Makedoniya, nta rindi torero ryafatanije nanjye mu byo gutanga no guhabwa keretse mwebwe mwenyine. Ku bw'ibyo batanze imfashanyo, bazoherereza intumwa Pawulo kugira ngo bamenye neza ko afite ibintu bikwiriye byo gufasha ku murimo w'Imana yamuhamagariye gukora. Nk'umunyabwenge, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 9 umurongo wa 11, Pawulo yabwiye abakristo b'i Korinto ku bijyanye n'ibyo bakeneye. Aravuga ati, mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri? Aha muhumve neza. Pawulo yaravuze ati, nasangiye namwe ubutumwa bwiza, ndabigisha kandi mbabwiriza ubutumwa bwiza. None ntibikwiriye ko mwebwe ko dusangira ibyo gutunga umubiri? Nshobora kujyana namwe ku murimo w'Imana? Murebe ibyo Pawulo abwira Timoteyo. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 5 n'umurongo wa 17, havuga ngo abakuru b'itorero batwara neza, batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro 2, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Bene data, ibi mubyumve. Pawulo aravuga ko impamvu ya kabiri yo gutanga ari ugushyigikira abakora umurimo w'Imana mu kwigisha ijambo ry'Imana, babaha ibyo bakeneye. Impamvu ya gatatu yo gutanga ni ukuzana ku murimo w'Imana ibikenewe mu kuvuga ubutumwa. Umugambi w'ivugabutumwa ni ukuzana abantu kuri Yesu Kristo. Ubu wibuke ibi ngibi. Muri iyo minsi nyuma yo gutotezwa kwabaye mu bakristo, ngo bateraniraga mu ngo zabo, kandi ku bw'ibyo nta nsengero zari zihari nk'uko tubibona muri iki gihe. Hashize igihe kingana n'imyaka 100. Ntibari bafite insengero kandi ntibari bakeneye ibintu byinshi nk'uko biri muri iyi minsi, kandi byinshi muri ibyo byahabwaga abantu bakennye n'abakora umurimo w'Imana mu kwigisha ijambo ry'Imana uko bagendaga. Pawulo yashinze abantu bari aho gutanga kugira ngo bahaze abantu bo mu itorero rya Yerusalemu mu byo bari bakeneye mu buryo bw'umwihariko. Mbere ya byose hari intego yo gutanga. Nshaka ko uzirikana ibiri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 16 kuri wa murongo wa 2, ngo ku wa mbere w'iminsi 7 hose umuntu wese muri mwe abike iwe ibimushobokera nk'uko atunze, kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho impiya zizisonzoranywa. Ni ukuvuga ko umugambi w'Imana mu gutanga usaba igihe. Pawulo aravuga ati, ku wa mbere w'iminsi 7. Ubu wumve ko umuntu avuga ati,
urabizi, ndizera ko bijyanye no gutanga, ariko ndizera ko nshobora gutanga byinshi igihe mbishatse. Ibyo si byo Pawulo avuze. Yaravuze ati ku wa mbere w'iminsi 7. Kubera iki avuga ku wa mbere w'iminsi 7? Ubu ibuka ko abayuda baramyaga Imana ku munsi w'isabato, kandi ko batangiraga kuramya Imana kuva ku munsi wa 5 ku mugoroba kugeza ku munsi wa 6 ku mugoroba. Igihe Yesu Kristo yazukaga mu bapfuye, hari icyabaye ku bigishwa be. Batangiye guteranira hamwe ku cyumweru, ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7. Reba mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 20 umurongo wa 19, kandi wibuke ko Yesu yazutse mu bapfuye. Imana ishimwe. Nuko dusomye ku murongo wa 19 haravuga ngo nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateranye mu nzu, inzugi zikinze, kuko batinyaga abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Hashize iminsi 8, hari ku cyumweru, birumvikana barongera bateranira hamwe. Mu byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo w'9, reba ibyo Pawulo yavuze. Haravuga ngo ku wa mbere w'iminsi 7 duteranira kumanyura imitsima. Pawulo arabaganirira, ashaka kuvayo mu gitondo, akomeza amagambo ageza mu gicuku. Abakristo batangiye guteranira hamwe ku cyumweru, umunsi wa mbere w'iminsi 7, mu kwibuka ukuzuka kwa Yesu Kristo. Ibyo bintu ni by'ingenzi. Ibuka ibyo Pawulo yavuze mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto 16 umurongo wa 2. Ku wa mbere w'iminsi 7 hose umuntu wese muri mwe abikiwe ibimushobokera uko atunze. Umugambi w'Imana mu gutanga nuko dutanga uko byateganijwe. Ntabwo ari rimwe mu gihe runaka, nta nubwo ari ku mpera y'umwaka, ahubwo ni ku munsi wa mbere w'iminsi 7. None kubera iki Imana yabikoze ityo mu buryo bwihariye? Ngiye kuguha impamvu 4 zatumye ibikora ityo. Impamvu ya mbere, Imana yashatse gutanga kiba kimwe mu bice bigize ukuramya tugira ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Impamvu ya kabiri, Imana yashatse kutwibutsa ko dukwiriye buri gihe kuyiringira. Naho impamvu ya gatatu, Imana yashatse ko dusobanukirwa ko Imana ariyo soko y'ibyo dufite byose mu cyumweru cyose, atari ku cyumweru gusa. Impamvu ya kane, Imana yashatse ko tuba abarinzi beza b'ibyo dufite byose, kandi ko ku munsi w'umwami, igihe tumuzaniye ibiva ku byo yaduhaye, ibyo byerekana ko turi abarinzi beza, ari byo bivuga ko turi abanyakigega beza b'ibintu Imana yaduhaye. Haleluya! Umva ko iri tegeko rivuga ku wa mbere w'iminsi 7, ntabwo ari ku wa mbere w'ibyumweru bimwe cyangwa ibyumweru byinshi, igihe dushakiye cyangwa igihe duhisemo cyangwa igihe tubona ko bikenewe. Itegeko ry'ibyanditswe byera rifite umugambi woroheje cyane. Ni ukuvuga ko Imana idashaka na rimwe kutureka ngo tubitekerezeho, ahubwo igihe cyose iduha icyerekezo gisobanutse neza, kandi n'intego yayo iragaragara neza. Niyo mpamvu Pawulo avuga ko ku munsi wa mbere w'iminsi 7 tugomba kubika ibishoboka byose mu byo dutunze, kugira ngo tubone impano n'amaturo byo guha Imana yacu. Igihe wowe nanjye tuje gukoranira hamwe ku cyumweru, tuzana amaturo yo kuramya Umwami Imana. Igihe usibye ku cyumweru, ukwiriye kuyazana ku cyumweru gikurikira, kubera ko uko niko Imana ishaka ko dutanga, kandi niko yabiteguye. Ntabwo bikwiriye kuba mu guhubuka, kuko umugambi w'Imana mu gutanga kwacu mbere na mbere ni ikintu kitubaho. Imana ishaka ko rero ko tugira gahunda, tuba abantu bumvira, abarinzi beza n'abacungamutungo beza b'ibintu Imana yaduhaye. Hari igice cya gatatu cy'uyu mugambi, kandi nshaka ko muzirikana neza ibyo Pawulo avuga mu rwandiko yandikiye Abakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wa 2. Ku wa mbere w'iminsi 7 hose umuntu wese muri mwe abikiwe ibimushobokera nk'uko atunze. Ntabwo Pawulo yavuze bamwe muri mwe cyangwa bake muri mwe, ahubwo yavuze ati umuntu wese muri mwe. Ibyerekana ko ari iby'umuntu wese ku giti cye. Sinshobora na rimwe gutekereza ko nshobora kuramya Imana ngo singire icyo nyiha, kandi sinshobora no gutekereza ko mpa Imana 10
ngo nibagirwe ko ngomba kumenya neza ko ari icya cumi gishyitse koko. Pawulo mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto ibice 9:6 yaravuze ati, ariko ndavuga ibi ngo ubiba biki azasarura biki, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Umuntu ukubwira ngo nizera ku bijyanye no gutanga ariko sinizera ibijyanye n'icya cumi, umwitondere. Reka nkubaze ikibazo, ni ukubera ko utinya Imana ku buryo utanga ibintu byinshi ku Mana? Ushobora kuvuga uti sinshobora gukora ku cya cumi. Ukuri ni uko ushobora gukora ku cya cumi, ariko hari abantu bamwe batigishijwe neza ibyo gutanga icya cumi. Ubu hano hari icyo nshaka ko usobanukirwa. Umugambi w'Imana ugaragara muri Bibiliya kandi ni ibintu byoroheje. None ni ibiki? Umugambi w'Imana ufite intego yo kujyana ku murimo w'Imana ibikenewe ku bakristo bakora umurimo w'Imana wo kugabura iby'Imana n'abandi bose bafite ibyo bakeneye. Nshuti yanjye, nta muntu n'umwe ushobora kuguha umugambi w'ubutunzi ushobora gutuma wiyongera ngo bungane nk'uko twasomye muri iyi mirongo. Ntibyigeze byandikwa na rimwe n'umuntu n'umwe mu gitabo cy'abantu na hamwe mu bice byose by'isi, kandi uko ni ukuri kuzima. Nshaka ko rero mureba nanone ku bantu bashidikanya. Kuri bamwe muri mwe mwarabisomye inshuro imwe, hanyuma muravuga muti ibi ni iby'abantu bamwe na bamwe, ntibitureba, ntabwo ari ibyacu. Nimwumve nanone ibyo Pawulo yavuze mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto 16:2 n'ubundi ku wa mbere w'iminsi 7 mwese, umuntu wese wo muri mwe abikiwe ibimushobokera nk'uko atunze, kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho impiya zizisonzoranya. Ubu murebe kandi mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto 9:6, ariko ndavuga ngo ubiba biki azasarura biki. Ndabisubiramo, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Reka mbaze ikibazo, mwitwaye mute mu murimo w'Umwami Imana? Mwaba mwaratanze ibintu bike bitangana n'icya cumi? Mwaba mwaratanze se icya cumi hanyuma mugahagarara mumaze gutanga icya cumi inshuro imwe? Cyangwa mwibajije ikibazo muti, Mana ushaka ko dukora iki? Turacyari mu gihe cy'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe. Kandi umuntu uvuga kuri ibyo aturabizi, ntabwo ndi mu gihe cy'amategeko. Ni ukuri ntabwo uri mu gihe cy'amategeko, ariko ntugomba guhagarika gukurikiza amategeko. Imana ishobora kubasakazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Nimurebe rero kuri aya magambo, byinshi bivuga ibintu byuzuye bisagutse kubasazaho. Murebe nibi, kugira ngo igihe cyose, ntabwo ari rimwe na rimwe, igihe cyose mube mufite ibingana iki? Ibibahagije mu biki? Muri byose. Mufite ibibahagije muri byose. Ubu nshaka ko nkubwira ikintu. Ngiye gusaba umuntu umwe kumpa umugambi mwiza w'ubutunzi wo kujyana ku murimo w'Imana kuruta uko tubisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 16:2, ngo ku wa mbere w'iminsi 7 hose umuntu wese muri mwe abikiwe ibimushobokera nk'uko atunze. Igihe abantu babibye imbuto nyinshi, ni ukuvuga zitari nke, ikizavamwo nk'ingaruka nziza nuko bazasarura byinshi nabo aho gusarura ibintu bike. Pawulo aravuga neza ko Imana ishobora gukora iki? Imana ngo ishobora kudusakazaho ubuntu bwose igihe cyose. Ntabwo ari rimwe na rimwe, dufite ibiduhagije muri byose. Tuzabona ibintu byinshi birimo buri kintu cyose dukeneye. Ibi ni byo Imana yavuze kandi yarabyoroheje. Yaravuze uti, uyu ni wo mugambi wanjye buri mwana wese ashobora gusobanukirwa. Mujya ku itorero ku cyumweru, igihe mugiye imbere y'Imana kuyiramya, muyiha ibyo mwazanye nk'uko Imana yabategetse kubikora mu mitima yanyu. Ubwo nibwo buryo mwateganirijwe mu gutanga. Kubw'ibyo, ibyo muzasarura nk'ingaruka nibyo mwabibye. Bizaterwa n'uburyo mwabibye, bikeya cyangwa byinshi. Niba mutanga byinshi, ni ukuri Imana ibasezeranya isezerano rivuye kuri yo yuko Imana itivuguruza, idahinduka, kandi idata isezerano ryayo izabaha byinshi.
ibi ni byo bivugwa mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 9:8 ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Kandi ku murongo wa 11 haravuga neza ngo muzatungishwa muri byose ngo mugire ubuntu bwose. Imana iravuga iti mushaka ko ibyo mutunze byiyongera. Ni kibazo ibaza. Ubu nibwo buryo muzakoresha. Ku wa mbere w'iminsi 7 hose umuntu wese muri mwe abikiwe ibimushobokera nk'uko atunze, kandi ne mu biba byinshi muzasarura byinshi. Imana iravuga iti iri ni ryo sezerano ryanjye, ariko nimwe muzatuma risohora, nimwe mufite urufunguzo rwabyo. Twese turi imbuto z'ibyo twatekereje mu buzima bwacu bwose. Ni ukuvuga ngo ibyo twatekereje nibyo turi byo. Turaba turi bo kubera ibyo twakoze byose mu buzima bwacu bwose. Kandi Imana iratubwira ngo uyu niwe mugambi wanjye woroheje. Kandi ikintu kimwe gikenewe ni umugambi woroshye, ariko mugomba gutangira gukora ibi ngibi. Mukwiriye kwizera ibyo Imana ivuga kandi mukabikurikiza mu gushaka ko Imana ihindura ishusho y'ubutunzi bwanyu. Ibyo mukwiriye gukora ni ugufata iyi mirongo 2 yo mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 16 umurongo wa 2, ndetse n'urwandiko rwa kabiri yandikiye abo Bakorinto ibice 9 umurongo wa 6. Mukayishyira imbere y'Imana, mukayitekerezaho, mugasenga kugira ngo mubashe kuyishyira mu bikorwa mu buzima bwanyu. Nyuma y'ibyo hari ibizahinduka. Niba dushaka kubiba byinshi ku bijyanye n'ubutunzi, tuzi ko Imana nayo izaduha umugisha mu bundi buryo. None bigenda bite? Byose biterwa natwe. Nshaka kubasaba uyu munsi gufata iyo mirongo 2 dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 16 umurongo wa 2, no mu rwandiko rwa kabiri yabandikiye ibice 9 umurongo wa 6 mu byanditswe byera, kugira ngo mu minsi 7 ikurikira tuyitekerezeho amanywa na nijoro, hanyuma tubwire Imana ko tuyishaka kugira ngo idufashe gucunga neza amafaranga yacu, aba make cyangwa menshi. Sinshaka ko mufata amagambo yanjye, ahubwo ndabasaba gufata ijambo ry'Imana ku bijyanye n'ikimana ivuga, no kugira umwete no kwizera byo kubona iby'Imana igiye gukorera mu buzima bwanyu. Imana ishimwe. Uyu munsi twize ibintu 3 by'ingenzi bigize umugambi w'Imana mu gutanga, kandi turizera ko mu kuzirikana ibi bintu 3 tuzabasha kubishyira mu bikorwa mu migendere yacu ya buri munsi. Iyo migendere myiza iboneka mu ijambo ry'Imana. Reka twiyibutse izo ngingo 3 z'ingenzi. Umugambi w'Imana mu gutanga usaba kugira intego yihariye, waba igihe kizwi, kandi uwo mugambi w'Imana mu gutanga ureba umuntu ku giti cye. Igisubizo cy'Imana nuko ubiba nke azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo fm@yahoo.fr.
muhawe ikaze mwese